Shalom, shalom, shalom. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Mwese abaduteze amatwi aya masaha. Uwiteka abahe umugisha. Uwiteka ababera Imana. Uwiteka ababera ibyiringiro. Imana ibahe umugisha mwese abaduteze amatwi mu mpande zose z'igihugu cyacu. Uwiteka abahe umugisha mwese aboteza amatwi impande zose ndetse n'ibihugu duhana imbibi. Imana ibahe umugisha cyane. Ndabashuje rero uyu munsi n'aya masaha. Ndabizi yuko Uwiteka agiye abaha umugisha kandi agiye ahindura amateka n'ubuzima binyuze muri iki kiganiro. Ndabizi neza, ndabyizeye neza yuko Imana yacu itagitureka. Imana yacu ibana natwe. Imana yacu itugirira neza kuko nibyo yadusezeranije. Yadusezeranije ibyiza, ntabwo ari bibi. Yadusezeranije amahoro, ntabwo ari umubabaro. Yadusezeranije ibyishimo, yadusezeranije ndetse n'ubugingo, ntago ari ukurimbuka. Imana ibahe umugisha rero mwese abateze amatwi aya masaha radio Izuba. Turabashuhuje ni cya kiganiro icyagwesha amahoro, nicyo mugiye kugera kumva aya masaha. Rero hamagara mugenzi wawe aho ari hose umubwire uti cya kiganiro icyagwesha amahoro kigiye gutangira, kandi nawe wumve Uwiteka ari hafi yawe. Wumve Uwiteka ko ajye gukorera ibikomeye uyu munsi. Ni Pasiteri Kabare Emmanuel tugiye kuganira uyu munsi. Mujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Hari icyo Uwiteka yashyize ku mutima. Ndizera neza yuko ntago uri busigare uko wari umeze, ntabwo uri bugume uko wari umeze. Hari Imana itwitaho, hari Imana twakurikiye. Uyu Uwiteka ntago azadusiga, nta nubwo azaduhana. Rero reka dusome ijambo ry'Imana aya masaha. Nakubwiye ngo hamagara mugenzi mubwire ngo Pastor Kabare Emmanuel ageze muri studio za Radio Izuba, hanyuma umutege amatwi. Tujye gusoma ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 23 umurongo turahera kwa 16. Samweli igice cya 23 turasoma duhere ku murongo wa 16. Samweli wa mbere igice cya 23 turasoma duhereye ku murongo wa 16, hanyuma turajya no gusoma ubutumwa bwiza. Avuga ngo bukeye Yonatani mwene Sawuli arahaguruka asanga Dawidi mu ishyamba, amukomeza ku Mana. Arambwira ati witinya, kuko ukuboko kwa data Sawuli kutazagushyikira, kandi uzaba umwami wa Isirayeli. Jye ubwanjye nzaba uwa kabiri kuri wowe, kandi data Sawuli nawe arabizi. Bombi bahera ko basezeranira imbere y'Uwiteka. Maze Dawidi yigumira mu ishyamba, Yonatani asubira iwe. Imana ibahe umugisha cyane. Reka dusubiremo nanone. Bukeye Yonatani mwene Sawuli arahaguruka asanga Dawidi mu ishyamba, amukomeza ku Mana. Arambwira ati witinya, kuko ukuboko kwa data Sawuli kutazagushyikira, kandi uzaba umwami wa Isirayeli. Jye ubwanjye nzaba uwa kabiri kuri wowe, kandi data Sawuli nawe arabizi. Bombi bahera ko basezeranira imbere y'Uwiteka. Maze Dawidi yigumira mu ishyamba, Yonatani asubira iwe. Nanone dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 16. Turasoma duhereye ku murongo wa 13. Avuga ngo nuko Yesu ajya mu gihugu cy'i Kayisariya ya Filipo, abaza abigishwa bati
abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde. Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe wo mu bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebweho ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Data wa twese wo mu ijuru, urahambaye, urera kandi urakiranuka. Uri Imana itwitaho, uri Imana irindi isezerano ryawe ukarisohoza. Wasezeranye natwe amahoro, wasezeranye natwe umugisha, wasezeranye natwe Data ko uzatubera Imana, natwe tukakubera ubwoko. Twari gukurikira rero Mwami Imana, niyo mpamvu ntabwo badufite bwo kuvuga gukomera kwawe, niyo mpamvu ntabwo badufite bwo kuvuga imirimo ukora n'ibitangaza, niyo mpamvu ntabwo badufite bwo kugwamya kuri Imana ishobora byose. Vugana n'abantu bawe uyu munsi, kandi Data waze kwifuza kwabo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, kakanwa kanjye kaba kawe, vugana n'ubwoko bwawe, kuko wansezeranije kuzabana nanjye. Ndagushimye mu izina rya Yesu, amen. Mu buzima ducamo, uko tubayeho, uko tugenda, n'amateka yacu, rimwe na rimwe hari igihe ubaho ufite ibyiringiro kubera yuko umuntu yagusezeranije ikintu runaka, ukumva urakomeye kubera yuko ufite mwene wanyu ukomeye, kumva uri umunyembaraga kubera yuko hari aho utekereza ko zihari ku mwana w'umuntu, ukumva ntago wanyeganyezwa, wavuga rikijyana kubera yuko uzi yuko hari umuntu uguhagarikiye. Nyarwanda aciye umugani ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Ariko jye navuga ngo umugani, sinzi niba ingwe yaguhagarikira, ubundi mwahuriye he? Ari gihe rero umuntu yiringira umuntu, cyangwa wenda ukiringira n'ingwe, ariko ni kenshi tujya tubona ingaruka ku bantu biringiye abandi cyangwa biringiye ibintu. Nahoze nsoma ikinyamakuru ejo bundi, mu bihugu duturanye hari igihe abantu batoza nk'inyamaswa bakajya bazikinisha mu mikino ya gakondo. Noneho uwo nguwo yari afite inzoka niyo yakoreshaga, habaho imikino ya gakondo, imyerekano n'ibiki, yari yaratoje inzoka yuko ayikinisha ibyo ashaka, akagenda akayizengurutsaho, akayirekura ikagenda akayifata umurizo. Bari baramenyeranye, baziranye neza. Ariko umunsi umwe iramurya kandi aranapfa. Yari yarayiringiye ndetse yamuhaga n'amafaranga menshi, ariko umunsi umwe iramurya. Rero abantu twiringira ibintu bitandukanye, ariko nanone ugasanga umuntu arakomeye kubera yuko hari icyo umuntu yamusezeranije, cyangwa hari icyo mwene se yamusezeranije, cyangwa hari icyo umuyobozi runaka yamusezeranije. Ndenda kukubwira ngo niba ukomeye kuko hari uwagusezeranije, niba ukomeye kuko uzwi n'abantu bakomeye, niba ukomeye kuko hari ibindi wishingikirijeho, uribeshya. Ndakubwira gukomeye muri ubu buzima turimo, muri isi ya none, akazanakomera mu isi izaza,
n'ufite icyo yavuganye n'Imana kandi agihagazeho. Haleluya, haleluya. Reka nsubiremo. Ndashaka kubwira ngo umuntu ukomeye muri iyi si yacu, muri ubu buzima turimo ndetse n'ubuzaza, n'ufite icyo yavuganye n'Imana, icyo yasezeranye nayo, icyo Imana yamusezeranije, akaba agihagazeho kandi akaba nta bwoba afite, azi yuko byanga byakunda azabibona, nubwo atayibona muri iyi si, akaba azi neza yuko umunsi umwe azabona ijuru, azaba mu gitondo cy'umuzuko ubwo impanda izavuga. Umwami Yesu nashimwe cyane. Dusomye inkuru y'aba bagabo babiri, Dawidi na Yonatani. Yonatani yari umwana w'umwami Sawuli. Sawuli yabaye umwami wa Isirayeli, niwe mwami wa mbere wabayeho, kuko Abisirayeli baricaye bareba ayandi mahanga ukuntu akora, bareba kuntu bafite abami, bareba kuntu babana nabo, barabireba baravuga ati natwe turashaka umwami nk'ayandi mahanga. Imana irababara, iravuga ngo ntago nigiye muranyanze, kuko nari umwami wanyu, nari Imana nyurabanaga namwe, nabaga hagati muri mwe, nabakoreraga ibyo mushaka byose, nabaragiraga nk'abacyura, ariko none muranyanze. Ariko reka mbabwire ukuntu abandi bami bakora. Abundi bwoko yandi mahanga, abami batwara abagore b'abagabo b'icyo gihugu kandi bakabyemera. Ayandi mahanga atanga amakoro kandi ku gahato. Ayandi mahanga abayoborwa n'abandi bami bakora ibi n'ibi by'uburetwa. Sasa mumenye neza yuko umwami mwitiyemo iyo byose azabibasaba. Bambwira ngo ntacyo bidutwaye. Imana ibahitiramo Sawuli. Sawuli aba ku ngoma. Umunsi umwe Imana ibwira Sawuli, iravuga ngo Sawuli genda utsembe abamaleki bose. Sawuli aragenda, Imana yamugabije abamaleki. Hanyuma aragenda, Imana yari yamubwiye ngo yice bose, we yabona abasore beza b'imbaraga akabareka, abakobwa beza akabareka, atoranya n'inka nziza arazitwara. Kandi Imana yari yamubwiye ngo ntazasigaze na kimwe, n'inka zatsembe cyose, n'inyamaswa zose zatsembe, ngo arabizana iwe ibwami. Hanyuma ngo inka zigeze mu rugo zitangira kwabira. Imana ihamagara Sawuli, iramubwira ngo Sawuli, ayo majwi numva mu matwi yanjye ni ibiki n'amajwi y'iki? Sawuli aravuga ngo aya maturo, izi nka n'inka nazanye, ngo nazirebye nsanga ni nziza, mbona ni nziza, zirabyibushye, mbona ziraryoshye, zimeze neza, nahisemo kuzana ngo ditambire Uwiteka. Yavuganaga n'umuhanuzi Samweli. Samweli aravuga ngo Uwiteka avuze ngo yishimira ibitambo, yishimira umutima kuruta ibitambo, cyangwa ngo kumvira Uwiteka kuruta ibitambo, kuko atanyumviye rero ntacyo ibitambo byo bimaze, kandi guhera uyu munsi muciye ku ngoma. Ngo kandi ubwami bwe kandi intebe ye nyihaye umuturanyi we. Yesu nashimwe cyane. Muciye ku ngoma kandi intebe ye cyangwa ubwami bwe mbuhaye umuturanyi we. Niko byagenze. Sawuli arageza kutakamba,
Samweli agerageza gutakamba asengera Sawuli. Uwiteka abwira Samweli ati Samweli uzageza gutakambira Sawuli, gutakira Sawuli, ati sigaho ntuzongere, ati ahubwo fata ihembe ryawe uryuzeho amavuta, hanyuma ujye kwa Yesayi, kuko namaze kubona y'umuntu, namaze kubona y'umwana, namaze kubona y'umuhungu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Uwo nguwo niwe ngiye guha ubwami bwa Isirayeli, kandi uwo nguwo ubwami bwe ntabwo buzashiraho, kandi uwo nguwo ubwami bwe buzahoraho, kandi uwo nguwo ingoma ye izahoraho, kandi uwo nguwo ntabwo azabura uwicara ku ntebe y'ubwami bwe. Haleluya, haleluya. Samweli ngo aragenda yuzuye ihembe ry'amavuta ngo ajya mu rugo rwa Yesayi. Ko byagenze ntabwo mbitindamo, ariko igihe kiragera aza kusukaho Dawidi amavuta, aramwimika ngo abe umwami wa Isirayeli. Dawidi akimara gusukaho amavuta atangira guhura n'intambara nyinshi zitandukanye z'uburyo bwinshi, ziruta izo yahuraga nazo iyo yabaga aragiye agahura n'idubu n'intare. Ibyo abona ko ari ibisanzwe, kuko yasimbukiraga idubu akayishwanyaguza, agasimbukira intare akayishwanyaguza. Ariko noneho agiye amaze gusukwaho amavuta, intambara zirahinduka. Nera kukubwira ngo nubona intambara zigenda zihindura isura z'ubuzima bwawe, suko Imana itavuganye nawe. Oya, nubona intambara zigenda zihindura isura, suko wakoze icyaha. Oya, nubona intambara zigenda zihindura isura, suko Imana yakuretse. Ahubwo Imana irimo iragukomeza, Imana irimo irakwigisha kugira ngo uzinjire mu masezerano yawe, uzinjire aho yagusezeranije umaze gukomera, nta kikunyeganyeza, utumva amagambo ngo wirukanke, utabona umuntu akureba nabi ngo uvuge ngo biracitse, utasanga udutsiko uvuge ngo ugize ubwoba. Oya, ibyo ucamo Uwiteka arimo aragutureninga, Uwiteka arimo agucisha mu bikomeye, kandi nubona ubicamo uzamenye ko ukomeye. Yesu nashimye. Guca mu bikomeye suko Imana itavuganye nawe, guca mu bikomeye suko Imana yakuretse, guca mu bikomeye suko ibyo yakuvuzeho bitazaba. Oya, irimo iragucisha muri byo kugira ngo umunsi umwe nuzaba wabivuyemo. Uwiteka yabwiye Petero ngo komera, ngo numara gukomera gukomeze n'abandi. Haleluya. Niko Yesu yamubwiye ngo yaramubwiye ngo Petero ngo komera, kandi numara gukomera ukomeze n'abandi. Urimo uraca muri ibyo kugira ngo ukomere, nuzaba warabivuyemo uzahure n'uri muca muri ibyo ngibyo waciyemo, ubwo uti humura muvandimwe, ibi nanjye nabiciyemo ariko nabonye ukuboko k'Uwiteka. Ibi nanjye nabiciyemo ariko nabonye imbaraga z'Imana. Ibi nanjye nabiciyemo ariko nabonye Imana igirira neza. Haleluya, haleluya. Dawidi aca mu bikomeye, aho n'intambara zidasanzwe. Umunsi umwe Sawuli akomeza amuhiga, Dawidi ngo ariheba. Dawidi ariheba ngo arahunga. Mwami Yesu nashimye. Dawidi arahunga ngo ahungira ahantu ahungira ahantu. Aragenda ngo agezeyo arihisha Sawuli. Yonatani ngo amusangayo. Ijambo rivuga ngo Yonatani ngo yamusanze ngo amukomeza ngo kumana. Uyu munsi nawe ndagukomeze kumana, yuko ibyo ucamo bitazagira icyo bigutwara, yuko ibyo ucamo bitazakwica, yuko ibyo ucamo bitazaguhitana, yuko ibyo ucamo ntacyo bizagutwara, ahubwo uzabivamo ukomeye, ahubwo uzabivamo umaze kwemerwa, ahubwo uzabivamo ushobora gukomeza abandi ubabwira uti nimuhumure. Yonatani asanga Dawidi, aravuga ati Dawidi ati humura, ati ndabizi neza. Yesu nashimye. Aramubwira ati witinya, ndabizi neza yuko ukuboko kwa data ntacyo kuzagutwara. Ati witinya Dawidi, kuko ukuboko kwa data Sawuli
ntago kuzagushyikira, ntacyo kuzagutwara, ntago kuzagukoraho. Kubera iki kutazagukora? Hari icyo wavuganye n'Imana. Imana yaragutoranije, igukura mu ishyamba, ikutisha abakuru bawe, kutisha umuryango w'iwanyu, iragutoranyira kuzana, irangije irakwimika kugira umwami. Rero humura, kuko hari icyo Uwiteka avuganye nawe. Humura kuko Imana yawe irakuzi. Nawe niko nkubwira uyu munsi muvandimwe, Imana yaragutoranije. Humura rero ntacyo uzaba. Humura ntacyo uzaba. Humura ntacyo uzaba. Ese ni indwara umaranye imyaka myinshi. Humura ntacyo uzaba. Ejo bundi nawe bazanye umuntu ku rusengero, barampamagaye. Ambwira ko hari umurwayi, nababwira ngo nimumuzane ku rusengero. Bamuzana ku rusengero iwacu aho nkorera. Ni umudamu, umugabo niwe wamuzanye. None barambwira ngo ndabaganiriza. Umugabo aravuga ngo umugore amaze imyaka 5 aryamye. Yesu nashimwe. Aravuga ngo yarirutse, ngo amafaranga ngo yamushizeho, ngo amafaranga amaze ngo natiki ishize n'amatiki ashize, ngo noneho ngo agana, ngo ahisemo kugana iyo gusenga. Ndavuga nti rero humura, kuko uganye iyo gusenga, kuko uje imbere y'Imana, kandi ahantu hose wagenze byananiranye, ahantu hose wazengurutse byanze, urabona ukuboko kw'Imana. Kuko ibinaniranye igiye kwirwanira ko umuntu kurangiye, igihe ureba aho warebaga harangiye, aho waruhanze amaso havuyeho, nawe ntihagire icyo hakumarira. Icyo gihe Uwiteka ritamurura ukabona imbaraga ze. Rero nawe muvandimwe humura. Ahari umaze imyaka myinshi urwaye, ahari umaze imyaka myinshi utabyara, ahari umaze imyaka myinshi ufite ikibazo gitandukanye, ahari umaze imyaka urabara imyaka ukabona urashaje usaziye mu rugo, humura. Ahari mu bushomeri umaze imyaka myinshi, humura. Dufite Imana ishobora byose, dufite Uwiteka usezerana akanasohoza. Yonatani aramubwira ati ati humura Dawidi, kuko ukuboko kwa Sawuli kutazagushyikira, kandi nawe arabizi ibyo yigira byose, uko aguhiga kose, uko akurwanya kose arabizi. Erega amabwire abavandimwe, ukurwanya wese arabizi ko atagushobora. Na Satani ubwo arabizi, aragutera ubwoba gusa ngo atontuma aziritse. Arabizi ko ufitanye isezerano n'Uwiteka Imana. Arabizi ko Imana ivuga ngo nitunyura mu migezi ntabwo izadutembana. Arabizi ko Imana yatubwiye ngo nitunyura mu mazi mu muriro ntabwo tuzashya. Arabizi neza, Satani arabizi neza. Ibyo akora byose ni ukugutera ubwoba. Arabizi ko ntacyo yagutwara. Arabizi ko atagufiteho uburenganzira. Arabizi ko ntacyo yagukora. Arabizi yuko kukugerageza kwe afite ahagarukira. Hari aho atarenga, hari umurongo ntarengwa. Nubwo tugeragezwa, nubwo duhura n'ibibazo, nubwo duhura n'intambara, ariko Satani hari umurongo ntarengwa atagomba kurenga. Nawe arabizi neza. Yesu nashimwe. Habe n'umuntu kurwanya, nawe arabizi ko atagushobora, ariko avuga ati ndabizi ko nta mushobora uriya, ariko reka gusa mutera ubwoba. Aharaho barabizi. Rero humura. Sawuli aravuga ati ndabizi neza. Yonatani aravuga ati humura, ntacyo uzaba, hari icyo wavuganye n'Imana. Imana yaragutoranije, kandi iyo ngiyo ikuryamyeho, kandi iyo ngiyo iragufite, kandi iyo ngiyo iragukomeje, kandi iyo ngiyo ni Imana yawe, kandi iyo ngiyo ntigitsindwa. Ndabizi neza, humura. Ni Imana itwitaho. Ijambo rirambwira ngo Uwiteka muri Zekariya igice cya 2:13 ngo kuko Uwiteka agombaga kumuhesha icyubahiro, ngo nicyo gituma ugukozeho cyangwa ugutunza urutoki, ngo abakoze mu mboni y'ijisho ry'Imana. Haleluya, haleluya. Aravuga ati humura, wigira ubwoba.
Imana yagukuye mu ishyamba, Imana irakuzana, Imana iragutoranya kutisha abakuru bawe, usukwaho amavuta. Na data yarabizi yuko atazagushobora. Aravuga ati rero Dawidi, ndabizi ko data azagushobora, kandi nawe arabizi ko atazagushobora. Nanjye ubwanjye ndabizi, ubundi nijye wari umuragwa kuko ndi umwana wa mbere wa data. Ubundi nijye wari umuragwa kuko ndi umwana w'isezerano. Ariko kuko Uwiteka aricyo yakuvuzeho, ndabizi ko nta kivuguruza, ndabizi ko nta guhagarara imbere, ndabizi yuko nta gutunga urutoki, kuko ndabizi ko Uwiteka yavuganye nawe. Rero jyewe ndabizi, na data Sawuli nawe arabizi. Rero humura Dawidi, humura, uzaba umwami wa Isirayeli. Cyo nkwisabira ndi kimwe gusa, ndasaba jyewe nzaba icyegera cyawe. Haleluya, haleluya. Nzaba uwa kabiri kuri wowe. Kandi data Sawuli nawe arabizi, ngo bombi bahera ko basezerana imbere y'Uwiteka, ngo maze Dawidi yigumira mu ishyamba, Yonatani asubira iwe. Yesu nashimwe. Dawidi yigumira mu ishyamba. Suko yarabuze inzu abamo, suko yarabuze aho arara, ariko ahitamo kuba mu ishyamba kubera yuko ahigwa. Nawe uyu munsi ushobora kuba uri mu ishyamba. Kuba mu ishyamba si mu ishyamba n'ubuzima urimo bushobora kuba ari ishyamba, n'intambara urimo zishobora kuba ari ishyamba, n'ibibazo urimo bishobora kuba ari ishyamba, n'amadeni urimo ashobora kuba ari ishyamba. Uzi impamvu amadeni yaba ishyamba? Nuko ushobora kuzenguruka, ukazenguruka kilometero wanze guca imbere y'umuntu ukwishyuza, ukitorora wari kugenda iminota 5, ukagenda iminota 20 kugira ngo ukwishyuza atakubona. Naryo ni ishyamba. Ariko humura, kubera yuko Uwiteka arabizi, kandi ntacyo uzaba. Ibyo byose uzabisohokamo amahoro, kandi uzabona kugeza ku Uwiteka, kandi uzabona Imana, uzabona ikora ibikomeye n'ibitangaza. Imana izakugira neza. We humura, yikomezeho gusa. Mwami Yesu nashimwe. Haleluya, 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 haleluya. Ngo humura. Mu buzima niba hari ijambo ryiza ribaho n'ijambo humura. Nawe nakubwira ngo humura. Uyu munsi nakubwira ngo humura. Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Uwiteka Imana kwitayeho. Ngo Yonatani amusiga asubira mu rugo iwe, Dawidi asigara mu ishyamba. Suko yarabuze ahaba, ariko ni situwasiyo, ni igihe cyatumye aba mu ishyamba. Igihe nicyo kigena umuntu. Igihe nicyo kigena uko bakwita. Ni igihe. Ibyo urimo uyu munsi ni igihe. Ariko nanone igihe kizagera witwa izina kubera icyo gihe. Nanone witwa umukene kuko ari igihe, ariko nanone witwa umukire kuko ari igihe. Witwa impunzi kuko ari igihe. Witwa uri mu gihugu cye kuko ari igihe. Ni igihe nicyo kibigena. Humura rero. Ahari igihe kigena uko ukomeza uko nguko, ariko humura, igihe kizagena ukundi uzabaho kandi kukunezeje. Imana rero indi sezerano ryayo. Yonatani yambwiye ati Dawidi, hari icyo Imana yavuganye nawe, hari icyo Imana yavuganye nawe. Icyo ngicyo rero gihagarareho, icyo ngicyo gihagarareho. Niyo mpamvu ntakurwanya, niyo mpamvu ntaguhagarara imbere, niyo mpamvu ntaza kukwitambika. Nubwo nari umuragwa, ariko ndabizi yuko ntago wakwitambika umuntu Uwiteka avuganye nawe. Kandi nzi neza ko isezerano ry'Uwiteka ritajya rihinduka, nzi yuko Imana itajya ihinduka. Humura, ntacyo uzaba, ntacyo data azagutwara. Nawe arabizi neza, arimo arigiza nkana, arabizi arimo arigiza nkana. Ntacyo uzaba,
kuko Imana yavuganye nawe. Icyo Imana yavuganye nawe kigomba kuzasohora. Muvandimwe ndashaka nkubwire, Imana ntigihindura isezerano ryayo, kandi nta nubwo igira itinza. Ni nako Petero yavuze, nk'uko bamwe babitekereza. Twebwe turahinduka, ariko Imana ntihinduka. Twebwe turasezerana, ndetse ugasezeranya n'Imana, ejo ukabihindura, ariko yo ntabwo ivuga ngo kuko yasezeranije we hanyuma akaba bihinduye nanjye reka mbihindure. Oya, ntabwo Imana igihindura isezerano. Twebwe turimuka, ariko Imana ntabwo yimuka. Imana iguma aho yagusezeraniye, iguma aho ngaho yagutegereje kugira ngo isohoze icyo yavuganye nawe. Irakureba gusa wowe, ese wizeye icyo yakubwiye? Ese ugihagazemo? Ese urakirinze? Cyangwa uri mu kajagari? Ijambo rero ngo siko bizaba ko bamutegereza, ngo ntawe uzakorwa n'isoni, ngo kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu. Uvandimwe mwene data nteze amatwi, guma mu isezerano, wijarajara. Imana yacu itwitaho, kandi izakorana natwe, kandi ibyo yadusezeranye izabisohoza. Yonatani aramubwira ati humura, ntacyo data Sawuli azagutwara, ukuboko kwe ntabwo kuzakugeraho, kuko nawe arabizi neza. Kuki atazakugeraho? Kuki atazamugeraho? Nicyo Uwiteka yavuganye nawe. Yesu nashimwe. Nicyo Imana yamusezeranije, icyo nikihagararaho, nikirinda ngo Uwiteka arinda isezerano rye. Niko yabwiye Yeremiya, igice cya mbere umurongo wa 12. Imana yabwiye Yeremiya ngo Yeremiya ngo uruzi iki? Yeremiya aramubwira ngo nduzi ngo niyo umurinzi. Uwiteka aramubwira ngo waroye neza, kuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo risohoze. Nicyo Yonatani yarashingiyeho abwira Dawidi ati humura, ntacyo uzaba, kuko Uwiteka yagusezeranije ubwami, kuko Uwiteka yagusezeranije intebe, kandi intebe uzayicaraho. Ndabizi ko atazayihagurukaho, nawe arabizi neza. Rero humura, cyo ngusabira ni kimwe, jyewe nzaba wa kabiri kuri wowe, kuko ntago nagushobora, ntago nahangara kuvuga ko Uwiteka yasezeranije, ntabwo nahangara ko hari icyo wavuganye nawe. Nawe muvandimwe humura, nubwo abantu bakwitiranya, hari icyo Uwiteka yavuganye nawe. Umunsi umwe bazavuga bati ni ukuri, uriya muntu hari icyo yavuganye n'Uwiteka Imana. Umunsi umwe bazavuga bati ni ukuri, Imana yari ifite umugambi kuri uyu nguyu. Nawe ndakubwira ngo humura uyu munsi ndagukomeje, ndakubwira ngo humura, Uwiteka Imana yacu iri kumwe natwe. Uwiteka Imana yacu iri kumwe nawe. Yesu areba abigishwa be, myaka bagendanye, igihe bagendanye, shaka kumenya ese bano bantu bundi baranyizera, ese bano bantu ubundi uwo bagendana baramuzi, ese ko abantu banyitiranya ubundi bo baranzi. Muvandimwe reka nkubaze, ubundi Yesu uramuzi cyangwa nawe uramwitiranya ko abanyamahanga bamwitiranya? Ese ubundi uramuzi cyangwa wakurikiye uwo abandi bakurikiye? Ese ubundi uramuzi neza? Ese wahagurutse uvuganye nawe cyangwa uragenda gusa? Pawulo yaravuze ngo turimo turasiganwa, ariko si nk'abatazi iyo bajya. Yesu nashimwe. Ese wowe uri murasiganwa uzi iyo ujya cyangwa wakurikiye runaka? Ese uri mu itorero kuko wakijijwe, cyangwa niho wisanze ababyeyi bawe ariho bari ugakurikira ababyeyi? Cyangwa wakurikiye umugabo, cyangwa wakurikiye umugore, cyangwa wakurikiye iki? Yesu yabwiye abantu baje ku musozi, arabareba aba ngo ubundi mwagiye mu butayu kureba iki? Ko mbona mukiri mu kajagari, mwarirukaga mujya kureba Yohana Umubatiza, mwiruka ubundi mwajyaga kureba iki? Mwajyaga hehe? Mwajyaga kureba iki? Yesu arareba abigishwa be arababaza ngo ngo ubundi hano hanze Umwana w'umuntu bagira ngo ndinde? Ese baranzi
ibitangaza nkora, imirimo nkora, ubundi barabizi, bazi uyikora uwo ari we, cyangwa baramwitiranyaga. Ese wowe ntabwo wamwitiranya uyu munsi? Muvandimwe, niba ugera ahantu kumva isukari yazamutse kubera ibitekerezo byinshi, Yesu uramwitiranya. Ubundi umufite ntabwo isukari izamuka. Umufite aba yizeye, aravuga ngo uyu munsi ndabura ariko ejo nzarya, uyu munsi ndi umushomeri, ariko uwo nizeye ntabwo nyemerera kwicara, uwo nizeye arambwira gushakisha, kandi ndabizi neza yuko amahero nzagira ku cyo yansezeranije. Arabaza ngo umwana w'umuntu hano bagira ngo ndinde? Baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi. Arabaza ati ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira ni uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Yesu nashimwe. Itorero. Iyo tuvuga itorero, ntabwo ari izi nyubako mubona. Iyo tuvuga itorero, iyo birivuga itorero, ntabwo ari aya mazu y'ibitabashwa ariho imisaraba mubona. Iyo Bibiliya ivuga itorero, ntabwo ari aya madini tuvuga, ntabwo ariyo. Sinshaka kuyavuga. Iyo Bibiliya ivuga itorero, ni wowe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, wakijijwe, Kristo ari muri wowe, Kristo agendera muri wowe, uri muri we nawe akaba muri wowe. Wa wundi wumva impumeko yawe, wumva imvugo yawe, wumva ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe biri muri ari Kristo. Paulo aravuga ngo nabambanywe na Kristo, ngo ariko ndiho, ngo ariko si uriho, ni Kristo muri jye. Uwo niwe mu Kristo, uwo niwe torero. Uwo rero ntago amarembo y'ikuzimu amunyeganyeza. Nuzabona wumva igisiga kigwe hejuru y'inzu yawe nijoro, ukavuza induru ngo abarozi, uzamenye yuko utarabitorero. Nuzabona umugozi urambitse mu nzira ukawuze ugatinya kuwusimbuka, ntabwo urabitorero. Nuzabona wumva imbeba muri plafo, hakaza unavuga ati muri plafo hari barakuroze ari amahembe, ukaba udasinze, uzamenya ko utarabitorero. Kuko iyo wamaze kubito ntabwo utinya ibyo ngibyo. Ibyo byose ni amarembo y'ikuzimu, kandi amarembo y'ikuzimu isezerano dufite ntabwo anyeganyeza itorero. Iyo wamaze gukizwa, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza buri itorero, ntabwo amarembo y'ikuzimu akunyeganyeza. Ntabwo ugira ubwoba bw'abarozi, ntabwo ugira ubwoba bw'indwara, ntugira ubwoba bw'ibizaba, ntugira ubwoba bw'ibiriho, kuko uravuga uti uyu munsi birahari ariko bizansiga, nubwo bihinda, nubwo bisuma, ariko ntacyo bizantwara, bizansiga. Ndakubwira ngo ntacyo amarembo y'ikuzimu azagutwara. Ndakubwira ngo urahirwa niba warize umwami Yesu. Ibyo ucamo urabicamo nyine kubera ko uri mu isi, ariko ntacyo bizagutwara. Yesu arabareba
ashaka ko bamenya ko bamuzi, ko bamenya ko bamuzi. Ariko Petero avuga ngo uri Kristo, mwana w'Imana nzima. Yesu avuga ati Petero, si umubiri n'amaraso biguhishuriye, ahubwo ndatowe mu ijuru. Nanjye guhera uyu munsi nzubaka itorero ryanjye kuri wowe, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Nta kimigambi y'umwanzi azagutwara. Uyu munsi Petero nari wari wowe wizeye Yesu n'umwami n'umukiza, izo ndwara ucamo ni amarembo y'ikuzimu. Ubwo bukene urimo ni amarembo y'ikuzimu. Ibigeragezo urimo ni amarembo y'ikuzimu. Ibyo ubona bitagenda neza kuri wowe ni amarembo, ntacyo azakutwara, ntabwo azakunyeganyeza, ntacyo uzaba, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Ntacyo uzaba, kuko icyo yagusezeranije. Ntacyo uzaba, kuko ari Imana nzima. Ntacyo uzaba, kubera yuko Imana iravuga ikanasohoza. Yesu nashimwe. Kuwa kane w'igishize twavaga mu gihugu cya Tanzania, nandi kumwe na babyara banjye, none duca mu nyanja. Hari umuhengeri mwinshi, n'ahantu twagenda amasaha 9 uri mu nyanja, umuhengeri ukomeye. Noneho byara wanjye arandeba, arambaza atese, arambwira ati bro, bino bintu urabimenyereye, nanjye ntuze nta kibazo. Ndamubwira nti humura. Yesu nashimwe. Kubera iki? Nzi yuko yigeze guturisha ya nyanja cyage n'uyu munsi turi kumwe. Nzi yuko iturisha imiraba turi kumwe tugendana. Nzi yuko ntacyo amarembo y'ikuzimu azantwara. Nzi yuko ntacyo nzaba, kuko ndi kumwe nawe. Kandi niyo byaba, ndabizi neza ko namera nka Yobu. Yobu aravuga ngo ariko ujye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara ku isi. Yesu nashimwe. Rero numvaga ntabwo bamfite. Ndavuga ngo waturije ya nyanja cyagiye cyabigishwa, n'uyu munsi turi kumwe. Ntacyo naba rero. Mwami Yesu nashimwe. Nawe ntacyo uzaba, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Iyo ndwara ntacyo izagutwara, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Iyo ndwara urwaye n'amarembo y'ikuzimu. Ibyo bibazo ufite n'amarembo y'ikuzimu. Ariko isezerano rimwe nuko ntacyo tuzaba. Vandimwe ndakubwira ngo humura, ntacyo uzaba, Uwiteka ari kumwe nawe. Ese ni uburwayi ntacyo uzaba, se ni ubukene ntacyo uzaba, se ni ubushomeri ntacyo uzaba, se wagumiwe ntacyo uzaba, se umaze imyaka myinshi utabyara ntacyo uzaba. Humura uzabyara, humura uzakikira uzonsa, kuko Uwiteka afitanye nawe isezerano. Mwami Yesu nashimwe. Yatanambwira ati humura, ntacyo kwa data Sawuli kuzagutwara, ntacyo azagutwara, arabizi nawe kuzaba umwami. Uwiteka aricyo avuganye nawe, gitegereze kizaba. Humura rero, Mana iguhe umugisha, wowe warunteze amatwi. Humura, mwenda kugusengera aya masaha. Ugira ibyiringiro by'uko ikibazo wari ufite kigiye kurangira. Ugira ibyiringiro by'uko ingorane wari ufite, ntambara ahuraga nazo, ugira ibyiringiro by'uko zigiye kurangira, kubera yuko Imana ishobora byose, kandi Imana niyo kwizerwa. Fata kuri radio yawe dusenge. Data mu izina rya Yesu, Data urera kandi uracyana kurahamba ushobora byose. Ndasengera uyu muvandimwe, ndasengera uyu mugabo, ndasengera uyu musore, ndasengera uyu mukobwa, ndasengera uyu mubyeyi mu izina rya Yesu, uyu mukecuru mu izina rya Yesu Kristo. Data nyir'ingabo mwami, ndasengera uyu murwayi. Data buri muntu wese ufite icyifuzo, buri muntu wese ufite ikibazo cyose mwami, ndakwinze kugira ngo ukemure niko niko wadusezeranije. Jambo ryatubwe mu ntacyo amarembo y'ikuzimu azadutwara, ntabwo azatunyeganyeza. Yonatani yabwiye Dawidi ngo humura, ntacyo ngo kwa Sawuli kuzagutwara, ngo kandi ngo nawe arabizi. Nubwo Satani aturwanya, arabizi ko ntacyo tuzaba. Nubwo aduteza intambara nyinshi, arabizi ko ntacyo tuzaba. Nubwo aduteza indwara, arabizi ko tutazapfa. Nubwo ateza abantu kugumirwa, arabizi ko bazashaka. Nubwo ateza abantu gutinda kubyara, arabizi ko bazabyara. Rero humura muvandimwe, Uwiteka uyu munsi akugereho, Uwiteka uyu munsi agukoreho,
Uwiteka uyu munsi akugirire neza kandi akubera ibyiringiro. Mu izina rya Yesu ndategeka iyo ndwara ikurimo kugira ngo itsoke mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zisohoke muri wowe. Amasezerano y'ikuzimu asohoke mu buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo ndakuraho uyu munsi ibihe by'ubushomeri, ndabikuraho. Ndatura aya masaha ubona akazi. Mu izina rya Yesu Kristo ibihe byo kugumba ndabikuraho, kuko ijambo riramwe ngo mu gihugu cyanyu ntawe uzakuramo inda, ngo nta n'uzagumbaha, kandi ngo nta no gukenyuka guhari. Niko ijambo rimbwira. Kira gutwita no kubyara mu izina rya Yesu. Akira kurama mu izina rya Yesu. Aya masaha ukuboko k'Uwiteka kugukoreho, kandi ugirwe neza no Uwiteka Imana. Ndagushimye n'ingabo mwami Imana yanjye, kubera yuko ukijurira muvandimwe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Data, haza kwifuza ko abantu bawe data ukuboko kubakoreho kandi wabere byose. Urakoze mwami Yesu, urakoze uko bikoze. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Nimero zanjye ni 0782 25 99 30. 22 25 99 30. Nitwa Pastor Kabare Emmanuel, dukorera Kayonza. Kuwa kane dufite icyumba cy'amasengesho guhera mu gitondo kugeza saa 9. Ni karibu. Urwaye ufite ikibazo gitandukanye, ngwino kuwa kane hari Kayonza ugeze rompwe, wampamagara nkakuyobora kuwa kane. Imana iguhe umugisha. Hanyuma ushobora kutubona kuri YouTube Ayo TV Live. Wanditse ugiye kuri YouTube ukandika Ayo TV Live, ibiganiro byacu urabikurikirana uko bishatse. Uwiteka umugisha. Shalom shalom. Shalom shalom. Shalom shalom.